Lucky wari umaze iminsi arwaye atakijya ku kazi ndetse mwabonaga ko Lewis ndetse na Dani bibazaga impamvu Lucky atakiza hariya ku kazi, dore ko atari yarigeze ababwira, dore ko no gufata telefone byangaga, yari yararembye cyane, ariko bitewe n'ukuntu Alice yamwitayeho muri iyi minsi amuhereza imiti amufasha, murabona ko Lucky yahise akira akoroherwa. Murabona ko ibintu ari umutekano hariya kwa Lucky. Alice murabona ko amufashe neza, amuha keya, amwitaho, akamutekera, mbese akamukorera buri kimwe nkaho ari mushiki we. Ngira ngo namwe murabibona ko ibintu bimeze neza cyane. Ese namwe muri kubibona? Reka mbahe ikaze bakunzi bacu mudahwema kudukurikira, nsaba weho ugeze kuri channel bwa mbere gukanda subscribe, ufungure n'inzogera, maze dukomeze tubane muri biganiro 5 kuri 5 twiganirira kuri filime yacu The Homeless Girl. Uru ni urubuga rw'abakunzi b'iyi filime, ndabasaba kugira ngo mukande subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuba umuryango mugari, dukomeza twiganirira kuri filime yacu, ariko turushaho kugenda twungurana ibitekerezo, tunagenda dusobanukirwa akantu ku kandi, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Ibitekerezo byanyu rero ni ingenzi, mu bidusangize, mutubwire uko muri kubona biruze kuba byagenda ndetse naho biruze kuba byaherera, maze mutubwire. Ndabizi ko iyi filime muyikunda muri benshi, bayita The Homeless Girl cyangwa uyite umukobwa utagira ahaba. Ndabizi ko muyikunda muri benshi, nayo mpamvu nanjye mba naje ngo tuyisesengure, tuyiganireho, tugende twungurana ibitekerezo, turushaho kugenda tuyisobanukirwa neza, ndetse ibintu tugende tubyumva neza, tunarushaho kugenda turyoherwa na filime yacu. Anariyo mpamvu rero mba mbasaba kugira ngo ibitekerezo byanyu mubidusangize, mujye muri comment, mugire icyo mwandikamo, mutubwire uko ibintu muri kubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu, anariko tugenda turyoherwa akantu ku kandi. Ngira ngo mwabibonye ukuntu Dani ari kumwe na Lewis bigira inama yo kuba bahamagara Lucky, dore ko yaramaze iminsi adafata telefone. Bamuhamagaye, agezeho abarayifashe, ababwira ko yaramaze iminsi arwaye ndetse ko atabashaga no kuba yafata telefone, ariko ngira ngo murabona ko Lewis ari umwana mwiza, kuko yahise amubwira ati wararwaye ntiwanatubwira ngo tube twaguha n'uruhushya, ati rwose iryo ni ikosa wakoze kuba utaratumenyesheje, ati naho ubundi uba warahise ubitubwira ukimara kurwara. Murabona ko rwose Lewis ari umwana mwiza, ari undi yakagombye guhita avuga ati ndakwirukanye kubera utigeze ubimenyesha ko warwaye, ariko murabona ko nta kibazo, ndetse amubajije ati ese ejo uzaba wagera hano ku kazi ngo ugire ibyo wadufasha? Lucky aravuga ati ndi bwihangane mbashe kuba nahagera. Mwabibonye rero ukuntu yabwiye Lewis ngo azabe yamunyuraho, ariko ibibaye ngira ngo mwabibonye, yaje kumunyuraho, maze Alice aba ari we umufungurira. Ibintu mubonye ko bise biba kidobya, aho Lewis ahise yivumbura akajya mu modoka agahita agenda. Murabona ko adashaka no kuba yavugisha Alice, aho kugira ngo yishime kubera ko yari amubonye. Alice mwabonye ko yari amwishimiye, ariko Lewis we mubonye ibyo amukore. Ese bizaba byagenda bite?